ndashima Imana icyambere ko yamaye address yo kuba muri iyi famille. Nkunda ntabwo njyewe nyita ko nyita famille yanjye. Amen. Mu mibereho yanjye sinarinzi kumara igitondo nk'iki esitomitari kiranja, ariko ndavuga ati uko biri kose nzogera ahantu mara igitondo nk'iki esitomitari kiranja. None Imana nishimwe ngira n'ahantu. Naje hano mfite ikibazo cya visa, nsenga Imana ndavuga Mana numpera visa hano nzahagarara imbere y'itorero nkushime. Ndashima Imana ko ubu ngubu ari bwo mvuye kuyifata kuri DHL. Shimye Imana yambwiye ko nzabyara neza, kuri nabye nk'Abaheburayo nk'uko yari yabimbwiye, byara umwana w'umuhungu. Nukuri Imana yabanye nanjye kwa muganga, nagiye saa 7 mbyara saa 8 saa 9 nari ndyamye. Ngiye Imana ni Imana warakoze, ndagushimiye. Akazi yagakoze iminsi 15 ariko akikamaraho icyumweru yabonye umunyeshuri wo kwigisha, arambwira ati ndagusabye wanyigisha, amukubita 1,100. Navugana ariko Yesu uri intwari we, nawe uhwanye nawe, ubwishyu burabonetse, inzira z'Imana zirenze igihumbi. Hari ubundi buryo Imana igicishamo ikaturengera abayiringiye n'ukuri. Ngewe rero njye mbwira abantu babaye nimfa, Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ahubwo twe turarushye tukirengagiza ko hari karuhura dufite. Iyo twamaze kubimenya rero ntacyo ikitunaniza cyadutwara, kuko dufite ushobora byose. Hanyuma rero ayo mafaranga araza arayapangira, twishyura inzu amezi menshi. Mana ishobora byose we, abana babona umugati, ndavuga ngo ariko Mana urashoboye. Satani reka nze nkwereke umuzimu w'ishyari rero uriya mugabo. Ariko ubwo abantu benshi bajyaga babyumva bumva ibyanjye, abansangaga mu bitaro bumva ko natashye bakajya baza kunsura ko wasezerewe utakize. Ntingi dore transfer ndayifite ariko sinzajyayo, ntegereje Imana izantabara. Ari mu kazi gutya iminsi 15 yose yagakora, agiye ari kumwe n'uwo munyeshuri yumva wa muzimu w'inkuba aragarutse mu kaboko nanone. Bazimu bashye mu izina rya Yesu. Ararwana nawe yihagararaho yumva ko ari ibintu nyine biri burangire. Agiye kumva yumva bikubise ku mutima, abwira uwo munyeshuri, urumva ubutabazi bw'Imana. Wa munyeshuri yamumushye kugira ngo azamufashe kumutabara, amubwira ati umva shafata feri, ati kora gutya kumwe nakweretse. Arayihagarika, ariko hari yahagaze nde boss shebuja ari kubireba. Ubwo rukundo yiruma iminwa, ibitabapfu biraza yinyaraho, abayegamye mu mashini, akanguka asanga yitoheje umubiri wose. Yakomeza akazi cyo koze, arataha aratubwira ati wari uzi ko bya bintu byavuye ndi ku Gikongoro mu kwa 6 byongeye kugaruka. Ndamubwira n'inyegero nyegereza ku kaboko aho nari ndyamye, ni ya position nyine. Aranga nubwo nyegera mpangane n'uwo muzimu ushaka kuguca amaboko. Wari uzi ko aya maboko ari yo gukorera Imana, tari yo gucibwa n'abazimu ngo bayateme. Kanze nkwereka daimoni wo wishyari ndagucyashye n'ubutari ubu bwarakeye. Wowe washatse kuntandukanya n'umuryango wanjye, ndatesha ndatwika ndakongora. Amaraso ya Yesu atonyangire kuri wowe ushyukongoka. Mu bacunguwe uyu nawe arimo, ntabwo rero umufite w'ubutware. Haleluya. Buracya subira ku kazi. Agezeyo shebuja aramubwira ati rero rukundo ufite ikibazo gikomeye cyane, genda ubanze ujye kwivuza uzagaruke. Baranyirukanye. Ndamubwira umva kurira kwarari umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Icy'ingenzi hari icyo hakuye, buri ubwo bagusezereye Imana iragira ngo wige no gusenga, turwana n'urugamba. Araza
ndamubwira nti genda ujye Nyabugogo numva ko hari abantu bikorera ku giti cyabo ugende bagucishe mu byuma ujyana ibipapuro igihe wazabonera muganga byaba bigoye haragenda arabikora bamunyuza mu cyuma nta muntu utarwaye ku isi basanga nyine ngo ni igifu bamubwira ariko si cyo gikomoka ahubwo burwayi ufite iyindi mpamvu ibitera abikiye shebuja batereka da twarangije kwangaza genda ushaka akazi ahandi abantu benshi cyane bakamugirira bakavuga wa mugabo umunyabibazo sha yari yabonye akazi kera yariswe umunyabibazo yari yariswe umunyabibazo none bamukuye ku kazi harangije bakamuhamagara ati cyo koze twumvishe ko ibunaka bari kuba bafite akazi wagiye gushakisha twadufaranga tugendagenda mu matike ariko aho yaratarahembwa yaratarayahabwa ariko twatundi nyine urumva bajya bavuga ngo udafite arya mu murwayi twatundi tw'umunyeshuri dukoramo amatike yarindiriye kuzabona yayandi yagerayo bagahita bahamagara bakavuga aho bahamagara boss nyiri gutanga akazi aho hari umugabo batubwiye uhageze unanutse w'igikara uwo mugabo afite ikibazo akaza agakora neza ariko arwara igicuri rero niba ushaka guhomba mushyire mu kazi niba ushaka kudahomba mureke wimuha akazi igendere abura akazi arazenguruka igihugu cyose intara zose aho ageze bakamuha akazi ko yakinjira atangiye gukora bagahita batanga amakuru ko ari umunyagicuri ndavuga ariko mana ujye uhindura amateka buriya byapa banditse mu mitwe y'abantu ko arwara igicuri wowe ushobora byose wabihindura ukagira ubundi buryo ubyandika arataha atashye ndamubwira ntinyegera dusenge aranyegera ndamubwira numva sezerera satani n'ibyo byose wihane kandi watura ntuvuge ngo Imana imbabarire ngo ibyo nakoze byose uvuge niba ari wowe wambuye igihumbi niba ari ideni wariye byose ubyihane hanyuma dusengane Imana n'abana bacu bazane ubegereze hino turasenga bukiye mu gitondo ababonye akazi ahandi ageze akora ikizamini aratsinda bamushyira mu kazi baramubwira ngo ariko ni ikiraka uzajya utahana ibihumbi 10 ndavuga ni Imana himbazwa kuva nabaho ngo ntigeze ayakorera Mana we umva ni wowe undwaje koko ndabibona kuri kumwe nanjye uri mu ruhande rwanjye yo kakaza kinjiyemo dayimoni w'impanuka ati ndaje akaboko karongera karamufata arampamagara nonoti mama Chrétien kakabo bya bintu biragarutse byazaga byumva ndamuga ngo vuga izina rya Yesu vuga mu izina rya Yesu akarivuga nkamubwira ngo ibintu wumva bigucunaguza muri byose ubiruke ubyihane nibikubwira ngo wenda wagize gute na gute ubiruke ubyihane kuko Imana ni yari bana nabera hanyuma ubu karibu umwuka wera ture muri ubu n'amaraso ya Kristo atonyangire ku buzima bwawe ibyo byo kubona ko biguhera ngo nyine biramufata n'ubundi bimukandira ku gasozi aza kuzataha yanengekaye ubona none nta mbaraga ubona abaye nk'uruhinja rwakubitiwe ubusa ndamubwira ariko rero isengesho ryanjye ni ry'umunyantege nke ariko Imana iraryumva nta sengesho ry'umunyagara ribaho ni ukuri ntaryo ariko Mana ndasenga mvuze ndavuga ngo Mana nyoherereza abasirikari hari mbonye n'abandi bantu bari hafi yanjye tukuvuga hari icyo wakora hari kwa gatandatu mu ijoro Mana we biramukanda ijoro ryose ndangije ndamubwira ariko nyegera twongeye na rwa ruhinja iyo yabaga aryamye nkaho hepfo nyine natwe turyamye akanga kutwegera ko akaboko kabaga gakubita cyane kagakubita akabona ari butwangirize kandi sindi bushobore kwegerayo hanyuma agahita nyine ashituka yahanyaye tukaryama muri izo nkari ntituri bwikuremo yaza kuzanzamuka agafata umwana we akagenda akamwoza nanjye agafata agahanagura nkamubwira iki nicyo giteye satani ishyari ariko umuzimu w'ishyari Uwiteka agiye kumutwika nireka mubwire ni dayimoni Yesu yaragutsinze ni twebwe turabacunguwe twakuwa amaraso y'igiciro rero ugiye kugaragara uwuriwe umwami Imana agiye kudutabara wumirwa ako kanya mpita ntumiza abantu mbwira umuntu ngwino hano uzurebe ikibazo mfite arahagera ati Mana we
mama Chrétien none ibi bintu birarenza agira ubwo bariravuza induru ndavuga ngo umva ikitavuga Imana gisoka banyabwoba ntabwo bazabona umwami Imana soka agenda yiruka avuza induru ati muzi ibintu bibaye kwa abanyabibazo none wa mugabo wa murwazaga nawe yafashwe ati hari ibintu biri kumuniga akinyaraho turasenga Imana irigaragaza ikora igitangaza papa Chrétien tubona mbona abaye indi sura mbona arakeye mbona bwa bwoba butangiye gushira muri we mbona abaye muzima mbona ko abaye muzima barenze bagenda ibyo bintu bitaragaruka wa mudamu aravuga ati nzaguma hano buri gitondo nzajya nza paka ndamubwira umva aya maguru ubona ko yakoragaho nkamubwira ngo ubusaya amaguru azongera kuba amaguru ariko dore kubera Imana n'urukweto rufunze ruhagaze ndarwambaye kuko nduwateturuwe ubu nduwatabawe n'Uwiteka Imana umva nkubwire n'inkweto sinazambaraga bafataga inzembe bagakata bakavuga ati gusa ubu nturi kumva bakanosha ntibikunde ndababwira ntariko reka mbabwire Imana yacu ntabwo ariyo kwikebagurirwa nimundeke igihe kizagera Uwiteka Imana ntabara hashize iminsi 3 ibyo bibaye abana batangira gutaka mwana ati mama we ikintu kiri kurya ndumva ikintu munda undi ati mama we dore intozi ziraje ibitero by'abadayimoni biba byinshi haje ibitero by'intozi haje iby'ibikeri haje iby'inzoka ariko abana mbigishije ijambo ryitwa gusenga no gutakambira umwami Yesu ndavuga ngo murabizi ko ngiye warubwa ngiye wahindutse umurwaza nireka nze mbabwire Imana yo mwijuru izabinyereka izatwigaragariza Chrétien yakumva biraje iyo yagiye gushakisha ubwo imirimo ahise yagarara inzira zirafungwa n'ubose kubera ko bavugaga ko arwaye igicuri kandi none byari bimaze no kuba kumugaragaro mu maso y'abantu inzira nyine nawe urabyumva zibizi ubutayu inzara ariko Imana irayiturinda nukuri abo bana baratekaga bagateka ko gaceri bamara kugateka bagashyiraho dodo bagafata umwenda bakazana ati mama dore turahishije bakangaburira nkarya ise yaza nawe ati yewe nagiye gutera urushundura none ntacyo rwafashe n'abana batetse Imana igakoresha abantu umuntu akaza azanye nk'ibiro 2 by'umuceri nukuri nkavuga ngo ariko Mana no mu butayu ko kujya utegeka ibikono bigafata imigati bigashyira abantu bawe Alice nkurikije ubuhamya bwawe wagiye umbwira ntago ari ibintu byoroshye ariko ikintu kintangaje nubwo wari uri ku gitanda wari ufite muri wowe kwizera kurarema izo mbaraga wazikuraga Alice njyewe nahagaze ku Imana kwishobora byose nasomye ijambo inkuru za Ezekiel Imana yambwiye ngo hanura ibyari amagufwa yumye mujyana mu kibaya iramwereka ngo mbese ari amagufwa yabasha gusubirana abona nawe ni ibintu bikomeye cyane yandishe ngo hanura arahanura igufa ngo mu magufwa yari yarumye cyane yaratatanye ngo atabasha gusubirana rwose pe yarumye ariko igufa ngo rikava ikantarange rikaza rigasanga iryaryo iryivi rikaza rikamenya ko ari kwiva iry'umugongo rikaza rikajya ku mugongo mbese buri gufa rigasanga iryaryo ndavuga ngo ariko niba Yesu yarafashe Imana yarafashe amagufwa yumye ikongera ikayateranya Ezekiel agahanura yamara guterana umubiri ukagenda ukajya kuri ya magufa akongera agahanura umuyaga ukava mu bubiko bwawo ukaza ukajya muri bya bindi bigaragara nk'imirambo ibyara amagufwa mwe gahinduka ibyari mwe bizima njyewe ubasha kuvuga wahawe n'ijambo ko Imana izantabara yabuzwa n'iki kundengera ndayizera ndashikama ndavuga ngo Yesu Kristo ko yarari kera na n'ubu ni kwasi n'uyu munsi ndavuga ngo Mana nkunambyeho noneho rero nkajya nsenga isengesho rivuga ngo Mana nk'ikimenyetso kuri kumwe nanjye yacya mu gitondo nkajya nkabona abantu bikorera agafuka k'umuceri baraje kavuga nukuri sinigeze nicwa n'inzara nukuri yantabariye umugabo imukiza amahembe abana nabo arabatera Imana irayabakiza abana bagataka bafite ibintu bigena mu nda by'ibisimba wakora uko umwana uri mu nda kina yiruka ukagifata ukumva kirirutse kikagucika kikaza ukireba Imana irabanesha abantu baransuye bigezaho abantu basa n'abacotsi baragabanuka bararambirwa nsigara mbona ko ndi njyenyine uhageze namase nakaraho
ko atakiza mbese kudusura yewe ibintu byawe biteye ubwoba noneho no kukwegera abantu baraza bakureba bakavuza induru kandi bakagenda ari wowe bakomeje waza akavuga ngo kumupfumu mbega kabazimu bashe sohoka yiruka genda ahubwo udasiga imyuka mibahanga ujya mu bapfumu twebwe twiringiye Uwiteka Imana kandi turamutegereje azaturengera uzi wese ko ajya mu bapfumu yatinyaga kwinjira ahundi kuko azi ko namucyahaga uzi wese ko akorana n'imbintu nk'ibyo ngibyo yarasigaye atinya kuhegera kuko yarageraga nkamubwira ntireka ikitavuga Imana gisohoke mu izina rya Yesu ubwo buzima bwarakomeje bubi bitero bikomeza kuba byinshi cyane ariko abana banje nabo ko nasengaga Imana ngavuga ngo Mana we bigishe gusenga umugabo wanje yihaniye ku kigeragezo yize gatigisimu muri iyo nzu hanyuma aragenda arabatizwa muri ADPR kuko barazaga bagasanga ijambo icyo zigishwa arakizi avuga ati nge ndashaka kumenya Yesu nkamumenya neza abana biga gusenga umwana yo mubwiye ariko shabite kuko umwami Imana izantabara cyo gituma ntamwara we mubasanyaga hakamera nk'urutare ati se niki gitumye ukomeye ubu none Imana yatabaye mama ati dore mama aragenda ubwo basokaga hanze yasitara akaza ati mama aho ndyamye yabonaga ndi intare mama dore ndasitaye mama barankubisa mbwira ihangane havuga ko Mana nicyo wabikoreye kugira ngo mve mu bitaro abantu bahumuriza bone ko bari kumwe n'umubyeyi babone ko bafite umwita iyo tariki noneho habaye iki kuri uwo munsi tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2016 ubwo baramaze kugenda abantu na mugabo yagize gutya ajya gukora karaka munamamagara akora karaka arangije aravuga atari ko mbonye udufaranga wakugurira ka televiziyo ukajya wishyiramo indirimbo z'Imana ko yarasigaye afunga akadufungirana akagenda ari twe twese batagenda gutyo nyine ariko ibintu byose akavuga ati nge simbinuba nzajya nzambikore mujye mubikorera mu nzu akaza akabikora agakora amasuku yararaga mesa saa 8 yarabyukaga agafurira uruhinja agafurira twebwe twese nawe akifurira akandi kabandi bajya kubyuka bagasanga imigozi yayujuje yagiye yasigaga dutekeye byo yabaga yabonye nyine akabaza ngo icyo kurya kirahari ariko reka mubwira ishobora byose we 18 nyine ya televiziyo yarayiguse agura udusede tw'indirimbo z'Imana indirimbo z'Imana zikajya zimpumuriza irungurira shira hari igihe nyine nayirebaga nkumva barebaye bwinshi nabwira abana muzimye biki n'ibiki akambwira ati ko mama kwibihumuriza birimo kandi watuje kabwira ni moye muretse ndumva urusaku rwabaye rwinshi urumva nyine n'umubabaro bagubaye mwica ariko Imana imuhumukisha nukuri televiziyo sigara ari inshuti 18 rero mbona umukozi w'Imana Bishop Ruganginos hari mu ijoro ari kubwiriza kuri TV1 abwiriza bya jambo rivuga ngo ryampumurije cyane ngo hari kurira ko ararira umuntu we ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga nari nashyize mu indirimbo mfite sede nyine abaririmbyi baririmba bavuga mwayo magambo cyane ndangije ngiye kumva numva nawe arabwirije abarabivuze ndavuga ngo ari kuri muntu n'umukozi w'Imana Mana urakoze kongeye kumpumuriza numva binkozeho cyane bivuga bishoboka gute ibintu niriwe numva cyane none nubundi bashyize kuri TV1 ndabyumvise numva ndakomenda nyaravuga ngo ariko we hari igihe Imana izansetsa nubwo mbabaye hari igihe Imana izansetsa 17 nagize ikintu cyitwa umubabaro ukomeye cyane ndababazwa 18 bukeye nirirwa nabi mu ijoro numva iryo jambo rivuga ngo hari kurira numva ni humuri nangije mpamagara uwo musaza wanjye ari mutsoba bari muri Kigali ndamubwira ndifungura ushyire kuri TV1 arahashyira arangije arampamagara barangije kubwiriza arambwira ngumva mama Chrétien ngo se kandi ngo uriya muntu we hari icyo umuvugaho kuko abantu bose narabananize nkabwira numva bakambwira ati ariko tukujyana aha nabarase navuga ngumva ntaho Imana itakorera Imana yavuze ngo twirinde abahanuzi benshi bazaduka mu minsi ya nyuma kandi ibimenyetso bigaragaza ko ari iminsi ya nyuma birahari nakemezwa n'iki se ahubwo hanyuma arambwira ati none uri hari icyo muvugaho
ndavuga numva nkubwire hari ijambo yavuze rinkora rikururana n'ihumure n'irirwanya nariko ntabwo mbyizeye cyane buracya ni mu gitondo arambwira ati umva uwaza akakujyana hariya hantu kubanza uriya muntu mwakururanye kwizera kwanyu kwakururanye kwanze ko tukujyana hirya no ngo tukuvuze nuwambwiraga ngo tubanjyane mu byumba by'amasengesho navuga murankura hano gute ko n'imodoka nyigendamo ngiye muri za kine nkagaruka ndi umupfu muranjyana mu buhe buryo niho Imana izantabarira ku musozi aho nakarangiwe hari icyo yavuganye nanjye mu gitondo arampamagara arambwira ati ariko rero ndashaka ko wajya gusengera hariya hantu wasengera Kimisagara wabonye ko rwose muri guhuza ndangije ndamubwira nkumva nkubwire rero kuri mu bantu banshishikarije kunjyana mu nzira za Kinyarwanda nkaba ntawe mfiteho kundoha mu kidendezi iyo modoka niza ndemezwa n'iki koko kwa bunjyanye mu nzu y'Imana mushobora kunkatana mukanjyana ahandi hantu nkumva umutima uranyemeza ngo jyayo undo kambwira ati se waje imodoka yazo ukayijyamo bakakujyana ahandi hantu ahamagara umutware wanjye aho yari yagiye gushakisha ubuzima aramubwira ati rero ko mbona we mwumvikana wamwigishije ukamubwira ko nyine tugiye kumutwara Kimisagara atari ahandi hantu ko bari barambwiye ngo Kimisagara naho haba umuntu ndavuga nti mu izina rya Yesu mutanjyana ku uwo muntu njyewe nziringira Uwiteka kandi hari icyo yavuganye nanjye ko azantabara bikamenyekana ko ari Imana ishobora byose kandi reka nkubwire umuntu yaraje ransengera Imana iramukoresha numva igitangaza gikomeye cyane Imana avuga ngo umva ngo mama Katiye ngo nzagutabara nimara kugutabara amahanga zararamenye ko ndi Uwiteka amahanga zararamenye ko ndi Imana ikiza amahanga zamenya umva abatendebutse bazasubizwa mu imbaraga kuko ndi Imana izabikoze Imana yarabikoze uko yabivuze kuko twegamiye umugabo Yesu ni umugabo Yesu ni umwami abirigi bitagira umumaro abo ngabo rwose nibabivemo abiringiye imbaraga z'abapfumu abo ngabo baragowe cyane nibaveyo bajye kwa Yesu niwe karuhura 18 ubwo nyine zarageze bamaze kubinshishikariza arampamagara arambwira ati rero birashoboka koko baba kujyanye mu masengesho we yarambwiraga ati singiye buraza ndohereza umushoferi ni nawe ubu wanzanye uwo mushoferi nawe wanzanye agenda abwira abantu utari ko noneho ibyo nabonye we hata umuntu nagiye guterura mu nzu nteruranye n'undi muntu abantu duterura turi batandatu tubura aho dufata twafata kaniha amaguru yarikaraze ariko reka nkubwire Imana yitwa ishobora byose narabyemeye baraza we yari yagiye baramfata banshyira mu modoka turagenda nkagenda mbwira Imana ngo Mana umpe ikimenyetso kigaragaza ko ngiye mu nzu yawe undinde Mana ese koko niba ari wowe uzantabara nibyo warabivuze uyu munsi aho ngiye bangeze aho ngiyeho niboneye nijoro kandi ningerayo mbona ikimenyetso kinyemeza ko uri umuntu ari umukozi wawe koko by'ukuri hari ijambo ngenderaho arivuge kuko uri Imana irebera hose icyarimwe arivuge ku buzima bwanjye nibyo nasengaga mu mutima ndangije mu mubabaro wanjye baranayoba bakabaza nkumva baratelefona bakabarangira nkumva ntibabyumva ndavuga ni mu izina ryose ni mu nkatanahandi nkuga niko shoferi wahagaze muze bakansubiza inyuma ko banjyana aho batazi ngewe nta nimero ye nagiraga nta umva mbese ni ukuvuga ngo kwizera kwanjye numvaga ko Imana yakora igitangaza mu buryo koko yabivuzemo nyitegereje kandi bihamya byari bihari yarambaza gati mwana wanjye ntangiye kweba niki ntagukorera ngo cy'Imana igahita inyereka ngasanga niyo koko yabikoze twaragiye mbona duhingutse ahandi ndaparika ariko nari narembye kuko nabibabwiye nagendaga mu modoka nagubwaga nabi maze aba protokole baraza baramfata bafasha abo bantu umushoferi n'umudamu twari kumwe kunkura mu modoka mererwa nabi ntaho gufata ariko Imana yari yaratangiye gukora nkururuka gutya ngasa n'ukambakamba buke nkagera nkaha ngahita mbanira nahuye n'ibibazo bikomeye cyane ariko umwami Imana irantabara uzi neza ko ari n'igihe yigeze kunsohora anshyira kuri matera arayikurura angeza hanze ati utakazuba wumva umuyaga imvura irakubira nyagira
iranyagira imvura irahituruka nta muntu uhari wo kunyanura ariko umwami Imana arantabara kuko yavuze ngo nzagutabara amahanga amenye ko ndi Imana. Hari itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu nyine 2016 umukozi w'Imana namukurikiranye kuri 18 z'ukwa gatandatu nyine ubwo bwari bukeye mbona banyinjije mu nzu y'Imana. Noneho numva ntekereje imyaka yose yari ishize nkagera ahantu mu rusengero bavuga Imana nyivugira muri ubwo butayu muri uwo mubabaro muri icyo gitanda numva nuzuye umunezero ubabare bwinshi navuga ngo wa mubabaro wenda gusega ahangaha mu izina rya Yesu. Kandi ubwo navuga baraterura abaprotokole yo mbyibutse navuga ngo Mana himbazwa. Ibinya byarazaga nkumva biruzuye n'amaboko yari yaratangiye gufatwa kuko sinazamuraga akaboko ngo karengaha ariko ubu ndazamura ngahereza Yesu cyubahiro bigakunda. Yesu ni intwari ku rugamba. Hagiye banyereka ahantu abarwayi bicara bajya kwicara biranga ndabasaba ko banshyira hasi njya kwicara hasi biranga guhengeka urumva nawe narindi no gushakisha kwihagararaho nkoresha iyo bwabaga nk'umuntu uri mu nzu y'Imana batagira ubona n'ikibazo ariko biranga biragaragara. Ndangije mpengeka wa rubavu kakantu numva kitambitse noneho cyane numva mu maso hagize ikibazo urutugu nari narahengamye gutya mbona intugu zisumbana ariko Yesu arandengera. Mva nkubwire nari meze nk'umuntu uri ahantu heza cyane numva ari heza koko ariko urundi ruhande rw'umubabaro rumeze nk'ururi mu gicuku ariko nkabwira Imana ngo Mana ko uza kuzantabara ubuno naje kugushaka nageze naho abantu bari imyaka yose yarishize ntareba izuba ntumva iki umunsi umwe gusa yanyotesheje izuba nkanyagirwa n'imvura none n'akayaga ngeze mu bandi mu iteraniro ringana gutya Mana ntahe nkubonye. Umukozi w'Imana yarinjiye nasanze umugabo witwa Damascene yari umusore ari uri kubwiriza banteruye abantu mbona bararangaye nyine nabwo ati mwirangara uyu muntu mureba uje ateruwe nawe yatahana igitangaza yazagaruka agenda n'amaguru. Imana yacu ni Imana yo gushimwa. Burya igihe cyari cyegereje rero yarinjiye ngira ngo ninjye yahereyeho atangira hano uravuga amazina y'uwo twajyanye hano ubwo nge nari nyazi avuga amazina avuga ibimenyetso avuga ati umuntu witwa Uwitonze Yvonne nahaguruke haguruka bawitonze benshi wa wundi yagize ubwoba yumvise amazina yose aricara atinda guhaguruka abandi barahaguruka barakomeza aricara aravuga ati kandi uwo muntu ikimenyetso asutse gutya afunze shinyaga hariho agatambaro afite agatambaro kari afite agasakoshi gato hariho agatambaro gutya byose nari nabyitayeho ariko niko byari bimeze yahagurutse arira ngo ni njyewe Imana yacu iteye ubwoba kandi ni nyembabazi iratuzi kuruta uko twe twiyizi ni ukuri yitwa ishobora byose. Mana umva uriya mugabo ni umukozi w'Imana afite amavuta y'Imana njyewe yaramfashije cyane kuko yavuze ibyo bintu no kwizera kuri muri njyewe mpita numva kurazamutse ndavuga ngo Mana noneho ndakubonye ndataha nkubonye Mana ndataha nkubonye nje ntacyo yarakamvuga yarakivuga kuri uwo ngo arangije ntiyigeze avuga amazina yanjye ahubwo yahise avuga rya jambo ryo muri Yesaya 50:7 Imana we ndaryumva ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara aravuga ngo ndabona ngo haguruka Sipiso taine kesai dedi manda saibri suspivo taide tokape ne manda chapisco rende matrovai Nizina rya Yesu. Mumbaraga z'amaraso ya Yesu. In the power of the blood of Jesus. In the power of the blood of Jesus. Through the power of the blood of Jesus. Through the power of the blood of Jesus. I command you. Boka. Be free. 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 Nizina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Haguruka. Stand up. Space. Mu maguru hawe. In your feet.
Bring her here. Besilo te pres folandre. Let us stand. Look at me. Stand on your feet. The thunder that struck you from now henceforth, release her. Lean on that one. Lift up your hands. Lift up your hands. Look at me. Look at me. Look at me. From today, can we set her free in the name of Jesus? We release her in the name of Jesus. And we set her free from the power of darkness. We set her free from death. We give her life. She has been bound by demons for many days. They wanted to make her crippled and to walk in the but today, the Jesus of Nazareth has made a decision to set her free. In 12 days, as Jesus chose 12 persons, and there are 12 families, is the way I command in 12 days, her life to come back. Your life come back to you. Your life come back to you. Come back. Come back. Come back. Come back. ndavuga uriya ni umukozi w'Imana. Mana mfatanyije n'amavuta nabonye uriya mugabo afite. Mana ndindiriye uburinzi bwawe, ndindiriye gutabarwa kwawe ntabawe nawe. Ndavuga niko kuzantabara, ndindiriye kuzantabara. Aransengera, arangije ambwira ati genda hariya ujye mu cyumba cy'ibagiro. Baraterura banjyana ku ruhimbi ndyama. Arambwira ati bandyamisha nubitsinda. Umva yaravuze ngo ni icyumba cy'ibagiro. Nuko naryamye nubitsinda nari ndimo mbwira Imana ni Mana ibyo wavuze bisohoze. Nkongera mvuga ni Mana ndabizi ko witwishobora byose ahari igihe ni iki no nkumva ndababa ariko nkumva hari izindi mbaraga, nkumva hari amagambo menshi meza cyane kujya yisukiranya. Nkumva amavi ndaho mu cyumba cy'ibagiro, nkumva amavi ameze nk'ari kujya azenguruka, nkumva ameze nk'ari kwiburungushura, nkumva ahantu hose nkumva ndi gukandwa ko nari ndyamyeho nubitsinda. Kandi ibyo bintu sinabikoraga, nari ndi kubabara ariko mfite marayika uri kumpumuriza. Ni impumure. Umurwayi yaboze baramubaga bagakuraho ububore bakabujugunya handi hakaza ubuzima. Nubwo uri kubabazwa ariko uri kuvurwa. Uri mu cyumba cy'ibagiro. Gihe kiragera nyine baza kuhankura, barambaza atari ku bundi byagenze gute bahankuye. Numva nuzuye imbaraga, numva niteguye kwakira. Ndavuga ntumva ubundi ndashima Imana yantabaye ikantabara. Imana yemeza ko nzabaho, nzabyara, ndabyara, itakora igeretse kurindi. Kuko uyu mwana w'umuntu avuze cyangwa n'izindi mbaraga zikavuga ngo pfa, Imana ikavuga ngo bahubaho. Uwo mwana namubyaye mu butsinzi bw'Imana. Kuko nasengaga mvuga ngo Mana ishobora byose ugaragaze kuri Imana ishobora byose, uzantabare ku musozi. Mu maso wavuze ko nta bazapfa ndetse nkapfa nimbabaye, uzampura ubyaro nanjye nzakongeza. Wirizwa n'abana b'abahungu, yabimbwiraga mu cyumba inyuma mu bitaro CHK. Wirizwa n'abana b'abahungu, nzakongeza n'abandi. Nabikurura by'Imana birakomeye cyane, ariko Imana yarantabaye itariki 19. Rero mbwira umaze kuryama aho ngaho aho umukozi w'Imana yarakubwiye ngo uryame, ni kuvuga ngo ni mu cyumba cy'ibagiro, waje kuhava gute rero? Uburyo naje kuhava, amateraniro yararangiye, ubwo bakomeje gahunda z'ubuhanuzi no gusengera abandi. Mererwa nabi nyine urabyumva. Imana ari gukora icegeta hibiboze, kuko Imana yacu kuri bizima mu biboze.
amateraniro ararangira abantu barataha nanjye nsigara mu rusengero njyenyine ko ntawe nari mfite wo kunkuramo nsigarana n'uwanzanye ubwo umushoferi wari untwaye n'umutaximene nyine we byari ngombwa kongera ko bamuhamagara akaza kudufata ubwo nyine asike mu rusengero njyenyine wa mushoferi aza kuza ariko aramubwira ati ntuwongere kunkinisha ubu nafashijwe n'abantu bahariya batuye hariya none ntasanga mu rusengero batashye uriya muntu sinamuhagurutsa urananyongeza amafaranga nateraga intambwe akavuza induru natera intambwe akavuza induru none ubu sindabyemera tutajyanye ngo mumfashe ubwo wa wundi nyine nawe araza arinjira ambwira ngo sister ngo wabonye wa mudamu ngo hari umaze imyaka ava ngo yaranze gukama mwongerera amaraso ngo hanyuma ngo akajya gusengera hariya ngo bakamusenyera umukozi w'Imana akavuga ngo kata mu gikari bakwereka ubwiherero ukuremo pampegisi hanyuma icyago cyawe uragikiza akagenda pampegisi akayikuramo none yari yashimba Imana ko agasatsi kameza yatajya gatunga umusatsi ngo nanjye narenze ko nsanga uri kugenda ngo none uracyari hafi ndavuga ngo umva Mwami Imana azantabara kandi ari byavuganye nanjye bihamya birahari yongeye kumbwira ko azantabara ndamutegereje barafata baranterura banshyira mu modoka turataha komeza gusenga nageze mu rugo igitangaza nacyuye nageze mu rugo ndabohoka uburyo nabohotsemo nakubwiye ko kwituma byari ikibazo umutware yaratanze ndamubwira nti rero papa Chrétien ni ubu hari ijambo nacyo ko narinzi kutaha ugenda n'ubundi nzagenda bakwa kwizera n'ubundi nzagenda mwebwe mufite kwizera guke mwumvaga ko ibintu bya numva iby'Imana ni ruto kuko ibigira ngo ikwigishe n'abantu bamenye ihise bikora ko kanya mwavuga nyine ko ari izindi mbaraga ariko irabireka ruto kugira ngo mubanze mumenye umubabaro w'igipimo umuntu ahagazemo muri ako kanya iryo joro rero igitangaza natahana nageze mu ndasenga navuga nti Imana rero noneho umva ndayitereta ndayinginga ndabwira nti rwose ndi kubibona ko biri hafi ariko birakakaye urabizi ko ibintu byose byarifuza kwituma simbiheruka sinzi neza ko bijya binabaho rwose Imana mbohora nababaraga mu nda bakambwira ati yamara yabaye amanebwe yarafatanye kubera kuba mu mwanya umwe kurya utakora muvoma itangaza ndamubwira ni yewe ndikumva hari ibintu bigenda mu nda nimba hafi araza aramfasha mu buryo yabigenzagamo ariyira maze hasohoka ikintu cyitwa umwana ndituma muri urwo ruhande nyine kuko nagira gutya nakikanira buke umwana usohoke ngahita mbiki nk'ikigoryi imitsi umubiri wose ukangirika ariko naritumye neza numva birasohoka neza birasohoka akabase karuzura aratwaragarura kandi inshuro 5 ibisheshe nk'iby'amase byumiye ku gasozi amase y'inka binuka nabi ariko Imana iratabara ndabohoka arambwira ati urabohotse ndakomana twakunganya iki koko ni rero ibi byose ni Uwiteka Imana bikoze hanyuma rero waje ni tariki 18 iyo ni tariki 19 waje noneho guhoka ni tariki 19 ndashaka kubona Lise ahagurutse noneho yicara akora ibintu byose umva Yesu n'umwana hari tariki 19 nibwo nasengewe hanyuma ngeze mu rugo mbohoka gutyo iryo joro ariko nkajyana na forusa havuga niwe nimfasha nicare mfasha neguke kumva ntibiri kwanga kuko nabonaga asa n'ufite ubwo akavuga atari gusa kandi ko narinzi uko bihita bikunda ariko biraje humura nkomeza gusenga Imana nta muntu wari ukingeraho ariko Imana yakoranije abasilamu abadiva abakatolika abantu bose b'amadini yose n'abadasenga n'abapagani Imana yarabafashe ikavuga ati mujye gusura umuntu uri hariya n'inama yararemye ku mudugudu iwacu baravuga ati ko nubwo mugenda hari umuntu waheze mu nzu hariya ufite n'umwana babaye abazungu kubera kuba mu nzu nakoze ubufasha mukajya gufasha bari abantu ariko Imana baga yabivuze ikavuga ati ngiye kohereza abantu baze bafate ubuhamya bakurebe kugira ngo ningutabara bazamenye ko ndishobora byose amen umva narakomeje nyine mbwira Imana noneho nkajya nyibutsa amasezerano akavuga Mana nta kindi ngusaba ubu noneho nuko kwibutsa wavuze kuzantabara rero ngaho ntabara ariko birushaho
kuba bibi cyane. Ikigeragezo kigiye kuva mu nzira kirahanda kuko shitani azi neza ko Imana ifite imbaraga. Nawe rero akora iyo bwabaga ibitero bikaba byinshi cyane, hanyuma bikaza bikakwirundiraho, Imana ikakureka bikakugeraho ariko ikakurinda kugira ngo nyine izayereke ko ari ishobora byose. Imana yarahabaye ndaremba mererwa nabi, noneho igikanu najya ngitereka nkumva wapi, nagira gutya nkumva kiragenda, navuga nkumva iminota 2 ururimi rugahita rwuzura akanwa, nkumva ndagira umwuma cyane, akaza uramugabo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ariko Imana iba hafi, imuha kwihangana, nanjye mpa kwizera, imuha urukundo. Izo mpano uko ari 3 zisa n'izikururana ziraturana, hanyuma ibintu bigenda neza. Itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uko kwezi umukozi Imana nsengera avuze ngo mu minsi 12 ndaba ntabawe. Warabona marayika uhora ndinze nguri ku mugongo nguri ku bitugu byanjye, ariko reka nkubwire ko nari umukozi w'Imana. Uriya mugabo yambaye imbaraga, umva abantu bose bamenye ko abanyarwanda, abantu bo mu isi Imana iradukunda kuko iramuhagurukije kugira ngo abwire abafite imvune mu mitima ko barushye kandi ko hari uwababohora. N'ukuri yavuze mu minsi 12 Imana intabara mu minsi 9, nta nubwo iminsi 12 yuzuye kuko ansengera ari kuri 19. Hanyuma iminsi 28 ubwo mbaze mba numva ari 9. Uyibare neza, Imana irantabara. Umva 27 rero ijoro ryo gutabarwa, naguwe nabi, mererwa nabi, numva intoki ziranze, numva ntizifata, kurya biranga, amazi nanywaga nayanywa ntamanuke ntagende. Mwijoro batangiye operation y'ijuru yatangiye, mererwa nabi cyane, ingingo zose bazikozemo sinkamenya icyabaye, ngataka cyane nkabwira Imana ngo ariko Mana ngo kwavuze kuzantabara, noneho ijwi nkumva riragiye. Avuye iyo yagiye asanga ntarembye, hangati mama Kete bita ni isukari arayizana ayishyira ku rurimi mu kanwa ngo nyungu twenda numve ko najya muri ducanzwe ko twaboneka. Isukari ishonga hari amazi, hatari amazi ntishonga. Aragenda namugaraza umunyu awuzanye awushyizeho hacika igisebe, umunyu ntiwashonga. Namubwira amazi mu marenga nyine yaramenyereye kundwaza iyo narembaga, amazi akayaza, amazi yayampana nkumva ururimi rwabyimbye rwuzuye akanwa, amazi ntari kugenda. Mana we, ariko nkavuga mu mutima avuga ngo Mana nzi kukura ibizima mu bibazo, nubwo ntari kubasha kuzamurishwa, ariko hari icyo wavuganye nawe. Ese wowe warahuje amagufwa yumye, ngewe noneho ugifite no guhumeka wananirwa, kandi bikorera kwiyubahisha. Warabivuze nanjye ndabivuga, izina ryawe ryubahe mu isi no mu ijuru. Afata amazi ashyira mu kanwa ke, aranyegera. Ndakubwira ngo Imana yamuhaye kwihangana no kuguma hamwe. Amazi arayajundika, akajya anyegera, akajya aciramo nk'uko serumu itonyanga, agaciramo agafata umunwa buke cyane, hanyuma twatuzi tukagenda buke, nkumva hano habaye nk'ahabobereye. Ariko ubwo akabona ko ndi mu marembera, akavuza imbaraga ngati ngiye guhuruza abantu, nkavuga ngo tuzapfa tuzarama, umutima nkazunguza ikiganza nkazunguza. Ubazi ko yumvuze ngo ibi ndabyanze, ubwo nyine nukuvuga ngo ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka, kuko azi neza ko kwizera, kwiringira Uwiteka niringiye nkamuhamiriza, azi ko kwagize umumaro. Bwakeye rero iryo joro ari kundwaza gutyo, hari kuri 27 uwo munsi wose, umugoroba wose buracya. Ari byatangiye ari kuri 26, hanyuma buracya kuri 27. Ijoro ryo kuri 27 rero icyo gitondo nta n'amafaranga twari dufite, nta kigenda, ibintu byose byari byanashize. Avuga ari vovota ngo bose nanapfa ndamuhambishe, ariko nta kintu Mana yanjye. Amugana ariko ntabwo tuzapfa tuzarama, mu izina rya Yesu. Ubwo komera uwo muzimu w'ubwoba ndamucyashye, nkamureba nkamugana ndamucyashye, mu izina rya Yesu. Umuzimu w'ubwoba ndamucyashye, twe ntituzapfa tuzarama, turi abacunguwe n'amaraso ya Yesu kandi dufite isezerano. Ntigihamya ntigihari, ubu si umwana ishimwe, ntabwo ari igihamya kiguhamiriza ko dufite Imana ishobora byose. Igihe kiragera rero yagiye, nanjye ndongera
mbwira Imana mbwira abana ntimva mushyiramo ya seti yo aho kurira kwa hari kuri 27 abana bayishyiramo ariko nta kigenda numva umubiri unaniwe cyane n'inzara ntacyo kunywa ntacyo kurya ariko ubwo yanatashye kare yari yagiye kurumva yari yaraye nijoro yasize indembe ahageze ubona ari kubuya baza abana mwiriwe mute mumeze mute ese umeze ute nkamuhumuriza mbwa ndakomeye nubwo wabonaga ameze kwa kundi ubu noneho ndumva ururimi ruri kugenda rugabanuka kugenda ruza ruba rutoya ntabwo bigikabije nka nijoro avuga ngo ubundi wowe ngo ujye umpumuriza ngo uzanapfa uvuga ngo uvuge Imana ndavuga ngo urwo rupfu rwaba ari rwiza cyane maze ubwo 27 waburije baye nka saa moya ndamubwira ntariko waruzi ibintu nkubwire ngera hino nkubwire ndamubwira ngo ndumva natewe n'ikintu cyitwa umuriro ngira ubushyuhe bwinshi cyane numva mu nzu ndahanze numva ndaharambiwe numva mbuza amahoro ndavuga ngo burya ijoro rijya riba ribi cyane Imana igiye gukora igitangaza umva ibintu byose n'ubutaka burayumvira ikirere kikayumvira icyo aricyo cyose cyumvira Uwiteka yivuze ngo bibe biraba ubwo Imana yari yatangiye gukora numva nyine byabaye ukundi kuntu ndamubwira ngo umva hari ikindi kintu nifuza ko wamvana hano mu nzu ukanjyana hariya ukajya kunyereka ku irembo uko nahibagiwe narahibagiwe nubwo nahanyuze ariko nahanyuze ndi mu bintu by'ubwenge numva byivanze bwagiye ndi mu mubabaro mvuze indi rubura simpazi ati nicyo kintu numva nyifuza rwose angatereka mbane nsasira abana ngo bari barabaye batatu nibo yitagaho nanjye wa kane abana arabasasira nararangiza araza ati harya urumva wifuza iki ndumva ko wangeza ku irembo ese ubu koko ndahakugeza gute ndi njyenyine uterurwa n'abantu batandatu ndahakugeza gute amubwira rero wowe iranje ndabizi ko hari icyo urapfa ukangeza ku irembo ndabigusabye kandi birashoboka aramfata anshyira mu mugongo amaze kunshyira mu mugongo anjyana ku irembo hanyuma ahantu hari igihuru gutya hari inzira iza mu rugo ndasenga nibutse Imana nukuri suko nasenze menshi kwa ririya rembo nabwiye Imana wavuze kuzantabara ubu wantabaye koko hari tariki 28 ndasenga mbwira Imana ndaririmba ya ndirimbo ndatera ikorasi ariko ntabwo naririmbaga cyane ndimba nayirimbaga iminota itarenze 2 ikorasi nkayitera nkiyikiriza nkaba ndarangije narangiza ngasenga nta munota washiraga ndangije abaraje rambwira ati rero ibintu ngo cyuri imbwa zitakurya nambwira ntabwo ziri bunge numva nahahaza numvaga ari buhankure 3:50 byibuze iminota 10 akaba ariyo mara itancika TV1 kugira ngo nkurikirane umukozi w'Imana hanyuma arongera aragaruka arabimbwira ndamubwira oya genda unzanire ikoti ahubwo nifubike arariza yumvise imbwa zimotse za nijoro harahari ibibwa byinshi cyane aravuga ati ubujira muri yazayiruka imbwa zaraje ziranyegera ntaya ndigase ntaya nteye ubwoba ndavuga ngo toka simwe muri inshuti zanjye mugende ziriruka zigeze kure hirya ziramoka zayiruka ndavuga narindi kumwe nazo habe n'indi ndangije ndamubwira nterega ndava hano ndebera kuri telefone ambwira ati ni 3:20 ndamubwira ndava hano 3:50 abari bwugaruka njye gukurikirana TV1 yaragiye Imana yacu ntifashwa yitwishobora byose yaragiye yamufata ntiyongeye kugaruka ya TV1 ntayo narebye nasengeye hahandi mbese nawe aribagirwa ariko ubwo ntiyinjiye mu nzu yahise agenda nk'umuntu wari ufite umuntu arindiriye hanze ajya ku muturanyi mugenzi we abari we baba bari kuganira ndangije ndasenga numva amagambo none haranciranye ndi kujya nibutswe ibitangaza inzira zose nagiye nyuramo kugeza uwo munsi ijoro Imana yantambukije ndangije numva mbuze icyo kuvuga ndavuga ngo Mana wenda gushimye nkuramburiye amaboko ita numva mbaye nk'umuntu ugiye ahandi hantu byose byaje mu kanya nkako guhumbya gutya nkuko areba televiziyo ukihutisha ndangije ndahumiriza ngiye kuzamura isengesho mbere cyo kuvuga ngiye kumva ijwi rimbwira ngo haguruka
rimwe ndambura amaso umuntu ndamubura ndongera navuga ngo mana we ngiye kuvuga mana mbura icyo mvuga ndongera numva ijwi rimbwira ngo haguruka gatatu yavuze bwa gatatu atuje ariko bwa kandi kuvuga ngo naje gusaba gukira mbese ibintu byose bese biza byihuta bime igisubizo ntangira gufata hasi ngo mpaguruke ndahumirije sinarebaga ambwira ngo haguruka mu gihe nta gishyitsi cyari gihari ngo wenda naragifashe hafi aho hari ibishyitsi ariko hari ahantu hafi ku nzira ku gahuru nta gishyitsi nta gapasiparume k'utyo bari barakase nari nicayeho ndangije ntangira kurwana no guhaguruka ngiye kumva numva aramfashe amaze kumfata arampagurutsa ndahumirije ngiye kumva numva afite akantu kameze nk'akanyundo ariko katababaza arakubita gutya ku kibuno kuri wa mugongo gutya arakubita numva akantu karazamutse numva karidometse numva ndahagurutse ndahagarara nemye maze guhagarara nemye ahita ambwira ngo amaboko hejuru ntiyansize ambwira ngo amaboko hejuru amaboko ndayazamura numva birakunze nkumva mu mbavu nkumva ngo turi numva ari nka kwa kundi Ezekiyeli nyine nkumva buri hamwe hari kugenda hahura numva nyine ndi guterana arambwira ati amaboko hejuru nyagumisha hejuru arambwira noneho ijambo rya gatatu ngo tambuka wino ntere ntambwe imwe ntera iya kabiri ntera iya gatatu ahita ambwira ngo vuga ko Yesu ari intwari cyane ndabivuga cyane ngo Yesu ni intwari rwa rurimi nakubwiye rwabyimbye rwabuze rudashobora kuvuga navuze Yesu ni intwari cyane numva ko ndanguruye ndabivuga ndataha ngera mu rugo abantu ngo bumva amajwi papa Chrétien we yarari umudamu barasohotse haraza ati we ati bini bikibonye ati imyaka agiye mbaye hano papa Chrétien agenda we ati avuze induru avugije induru basohoka mu mazu arambona bari baryamye barabyuka bavuze induru nari nuzuye imbaraga mfite ubutware kandi ndi kumwe na wa muntu wampagurukije hanyuma rero baraza baramfata baravuga ati bini bikibaye abashinzwe umutekano barazi wibuke ko Imana avuze ngo ningutabara amahanga azabamenye ko ndi Uwiteka abashinzwe umutekano baraje abapolisi abasirikare tinibiki bibaye Imana aranjyana mu mbuga arambwira ngo ndagarama ubikinda nkayubika ndambuye amaboko urubavu ndaruryamira rwanuri ntaryamiraga kumva ngo turi nari nambaye icyuma hano kigisendire najye umva Imana yacu ntifashwa kiraturagurika nano nagifashisha nacyo nakibonye kubera Imana ndahindukira ndagarama birakunda mpumirije tihaguruka aramfata aramagurutsa ndahagarara maboko hejuru kuko Imana yacu niyo kubahwa icyo gihe umugabo wawe yarameze imva amagambo yahise avuga abo basirikare n'abapolisi baramubwiye ubwo bari bafite na telefone bafotora baravuga ati ko mwishe umutekano n'ibiki byabaye tibi n'ibiki abantu bari bamaze kuhajya avuga ati uyu muntu yari yaramugaye amaze igihe hasi none dore igitangaza Imana ikoze iramuhagurukije tumubonye agenda ati dore ari kugarama hakubika indi bintu yabikoraga ari makora arangije we umunezero waramwishe arangije ahita avuga ntawaramubwiye ko agiye kumufunga nuko bavuze ko mwica umutekano ahita asubiza ngo ufunga si ufungura ngo naho mwamfunga ngo nsize umugore wanjye ahagurutse ngo yazanjye muriro ngo kandi muhagurukije ngo yazamfungura rwose Imana yakirera irahambaye iyo Mana avuze ko izantabara niyo yantabaye impamagura indema imitsi dore nambaye inkweto sinayambaraga nukuri byo kwambara inkweto urumva iyo myaka iby'inkweto nari narabyibagiwe hanyuma rero hashize bukeye kuri 20 ubwo ni ibyashyikiriye ijoro rya 28 ko byarakuriye bigeza saa 9 aba turazenguruka umudugudu mvuga Yesu ni intwari ndazenguruka umudugudu abandi bafata utuntu baravuza inyuma baravuga abantu batinya kubyuka kuko muri iyo minsi mu kwezi gushize ari haba ibibazo by'umutekano mu kiwacu abantu baraduka batemagura abantu babaha n'amafaranga bavuga ati wenda nabajura bakayanga hanyuma ushinzwe umutekano baravuga ngo bakoresha inama nibongera gutera kuko ahururaga bamutemaga nawe ntimuzasohoke mu nzu muzavugiraho muri hanyuma twe tuzatabara
noneho abantu batinye kubyuka avuga ati wabona ari ba bantu baje abaje nabo bahagera bagahita bavuza induru bakabivuga ati amena Yesu ni intwari haleluya bakikiriza induru ziravuga abantu bose barahurura barara aho ngaho ati koko ni wa muntu uhagurutse ati nibyo mu gitondo saa 9 ubunini bw'abantu bahavuye bajya kuryama ubwo nanjye uburyo nasaga nk'umuntu wigaraguye narahindukiye ndireba nkareba ku kaguru nkakazamura akaguru nkabona kari kuzamuka nireba amano ndazamura nkabona ni njyewe nkabona bibakunura ibi ni ibiki navuga ngo reka njye gushima Imana aho nabwiriwe ijambo ry'ihumure bwa nyuma ngiye gushima Imana wa mushoferi mpamagara wari wamundagiye ubwari yabimenye inkuru barazikwiza hose timuze bibaye indera ndamubwiye mumubwira za ntwari ndagiye ngiye gushima Imana numva nari nagiye ndi n'umushyitsi sinarinzwe bako baransengera nyine mbona myura ijambo hanyuma ndavuga nti Imana wenda kuvugira ngo wavuze ngo amanga arabimenye ndagenda njya hahandi mu cyumba cy'ibagiro handi narindi ndahapfukama nshima Imana numva naho ariho nayishimira gusa wenda ngahaguruka nkagenda bateri korasi ngahimbaza Imana ngakora ubu ibitugu ndabikoresha bikemera nteri korasi ngahimbaza Imana ibitugu bikemera ngasimbuka ngahimbaza Imana ko navugaga ngo wa mutwe we ntago uri uwo gucika ntago uri uwo kubabazwa uri uwo guhimbaza Imana ngacumugara nkavuga ngo Yesu uri intwari ko baragita ari kuriya muntu ni muntu kino waheye ntiwabona buriya yuzuye amashimwe barambwira ati ko ufite ishimwe cyane nindashima Imana nta nubwo banyibukaga Imana ari yandimye yatobya kondo yankojejeho nabaye mushya nari ndi gukandagira bikemera nshima Imana nyine ko aho Yesu ankuye hanyuma mu mezi 2 n'igice abantu batakibyemera abantu bari kuvuga ati ariko wete Imana tuzayireguza aho iki byo yakoze ati yari yarabivuze ibintu Imana yakoze mwarura rugotito nahita ati uriya ni wa mugore nkahendo cyane ni njyewe mu mezi 2 n'igice nahise nsama nyine ubu mfite abana 2 b'abahungu b'amezi 4 nujuje umwaka ubwo mpagurukanye nabo bana ikura ibizima mu biboze uyu mwana rero yitwa Ishimwe Keza Kenya niwe nabyaye muri ibyo bihe by'umubabaro cyakora igeretse kurindi aba bana nibo nabyaye maze gutabarwa Imana iri gusohoza ibyo yavuze kandi n'ibindi biri mu nzira uyu niwe gakuru yitwa Cyomoro Elia hanyuma uyu yitwa Cyubahiro Elisa ubwo babana 2 bariho Chrétien niyo gisubizo na Mpano Mike Thierry ubu maze kugira umuryango w'abana 5 ubwo turi 7 turashima Imana Shuti rero mwe mwese mukomeje gukurikirana ikiganiro The Testimony murabona ko Imana yakoze imirimo itangaje kuri Alice ndetse n'umutware we nyuma yo kurwara uko gukomeye murabona umwana yabyaye mu gihe yararwaye murabona ko amaze gukura arakuze cyane ku buryo ashobora no guterura bari umunabe murabona ko ari ibintu byiza cyane kandi Imana yaje kumushumbusha nkuko yabimubwiye aza kubyara abana b'impanga beza cyane turagushimiye Alice dukomeza guha Imana icyubahiro yakoze imirimo n'ibitangaza wowe wabuze urubyaro wowe wumvaga ko byarangiye wowe wumva ko bitagishoboka Imana iracyashoboye reka rero tubashimire mwe mwese mwakomeje kubana natwe muri kino kiganiro The Testimony nkubwira ngo humura aho uri hose nta kimana idashoboye gukora byose irabishoboye mukomeze kunogerwa na gahunda za TV7 mwari kumwe nanjye Ndize Giselle mu kiganiro The Testimony naho butaha mwakoze cyane Imana bakumigisha ndashima Imana icyambere ko yamaye address yo kuba muri iyi famille nkunda ntabwo njyewe nyita ko ari nyita famille yanjye amen mu mibereho yanjye sinarinzi kumara igitondo nk'iki esitomitari kiranja ariko ndavuga ati uko biri kose nzogera ahantu mara igitondo nk'iki esitomitari kiranja none Imana nishimwe ngira n'ahantu naje hano mfite ikibazo cya visa nsenga Imana ndavuga Mana numpera visa hano nzahagarara imbere y'itorero nkushime
ndashima Imana ko ubu ngubu ari bwo mvuye kuyifata kuri DHL. shimye Imana yambwiye ko nzabyara neza kuri nabye nk'abaheburayo nk'uko yari yabimbwiye byara umwana w'umuhungu. Nukuri Imana yabanye nanjye kwa muganga, nagiye saa 7 mbyara saa 8 saa 9 nari ndyamye. Ngiye Imana ni mpano warakoze, ndagushimiye.